Nshuti bakunzi ba Mama Mignone Official, nshuti bakunzi ba Mama Nana Official, nshuti bakunzi ba The Blessed TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Kuri uyu munsi rero tuje kuganira n'umubyeyi mwiza cyane, umubyeyi muri kubona hano aratwibwira. Ariko ikindi nababwira mukurikira iki kiganiro munagisoze muraza gukuramo ibintu byinshi cyane. Yego twibwire. Nitwa Nyirahabimana Grace. Nkaba ndi female. Nkaba nje kuganira ku byo ntumaze iminsi mbaho nk'ubuhamya. Mbagisha kubereka ubuzima twubakiwe iki gihe turiho iki gihe. Nibyo abanyarwanda benshi bakunda kandi byagombye kuba byanacika. Yego. Ibyo bintu abantu benshi bakunda ibintu by'ubupfumu bya karande bagateza abana babo ibintu by'ubupfumu nk'ibyo banteje. Nawe barabiguteje. Navutse mu muryango w'abantu baterekera. Papa afite abagore 4. Papa we yari afite abagore 4. Aterekera. We yumva no gutunga abagore 20 nta kintu bimutwaye uko byabaga ari umurage nawe yaragiwe yasigiwe n'ababyeyi. None bigatuma natwe abana bitugiraho ingaruka. Yego. Hari igihe umubyeyi yibwira ngo ruguhe ibintu byiza aragukunze gushaka ubutunzi kandi kugira ngo ahemukire ari guhemukira abana yabyaye. Burya abana tugendera mu nzu tutazi. Abana dupfira mu nzu tutazi burya umwana ngo apfira mu iterura. Yego. Mamenye papa njye ari umupfumu ruharwa. Papa wanjye ari umuntu uterekera akabandwa. Byabaga mu muryango iwacu. Ibintu byo kubandwa warabibonye iwacu. Aho inzu z'indaro zari zindahazi. Aho kuntu bapfumura mu miryango bagaterekera bakabandwa burandabizi nayo giye mbibona. Bituma bitugiraho ingaruka nk'abana umuryango utishimye kubera byamye bya karande batongera mu miryango ngo bari gutanga uburinzi kandi ari kugira ngo bahemukire umuryango. Yego. Mamiyoze ko kugeza iki gihe ntarabona umugabo kubera karande. Ndi umugore mwiza, ndi umugore nta kindi kintu kibi nakoze. Bigatuma rero bituruka muri za karande z'iwacu mu miryango ntiziburaho zigendaho. Zigatuma wa muntu ure zigenzeho atabasha kubona urugo. Yego. Atabasha kugira amahirwe nk'ayabandi. Yego. Ibyo bintu rero bya karande ababyeyi bakibigendamo nuko nabagira inama. Yego. Tuyobeke inzira y'Imana. Nyuma y'Imana nta zindi mbaraga zihari. Nta zindi mbaraga zihari. Ukivuga gutyo sibyo urambye uti ni ibintu bya karande n'ibiki byose kugeza kuri iyi saha ntarabona umugabo. Umwana wawe angana gute? Umwana afite imyaka 15. Umwana wawe afite imyaka 15. Nturashaka? Sindashaka. Ndarambagizwa byagira finale umuntu akijyana. Kandi mwari mugiye gukora ubukwe cyane narasabwe narambagijwe namva naratetse kwitegura baranazana inzoga zo gusaba n'ibiki byose ati mukobwa mwiza turagusatuna kuri finale umuntu akijyana hakindupfu akakubwira ngo iki yagiye akubwira ati ngewe gahunda namaze kumenya ko ibona akabaterekera iwanyu muterekera none n'ibyo byaka ntago nabijyamo bigatumva abana tubigiramo ibibazo ukabigiramo ikibazo kandi nta ruhare wabigizemo hari umuntu ntagufitemo n'ukuri kuki abantu bumva ko bakubakira mu bya karande bajya gukorwa no gupfuma no guterekera kandi ibyo bintu bigira ngaruka ku muryango koko. Yego. Icyo ni ikintu cyumvikana urumva hari akabazo nari ngiye kukubaza none nimba ari weho ubayeho gutyo hari abandi bantu bo muri miryango yanyu banyogosenge bande batarigeze bashaka nabo wenda barahari. Numva unabwirutse mu myaka yanjye ufite mbona hari abantu batashatse mbona hari abantu kubaka ngo byagiye byanga kandi mbona nge nkiri umwana simbashe gusobanukirwa impamvu aho nkuriye papa bikora nza gusobanukirwa impamvu masinga za kuza kumbwira ati ntatumye ntashaka ngo nayo ngira urugo byaturutse mu miryango zo gukoranya papa yakoraga yarabintu nyoko senge ntago yigeze ashaka nawe ntiyashatse urumva bigenda bikururana bigatuma umuryango w'abana tubigiramo mubipfiramo abana bakabirenganiramo. Yego. Bemwe babyaye muri hano Imana yo mwishe niyo Mana yonyine. Yego. Yemwe babyaye muri kubasha kunyumva nta yindi Mana wakurikira. Ndagira ngo mbabwire yuko uwa undi ujya kubamagara imyuka y'ikuzimu imyuka yizagira garanti ari kuyimana yigira garanti ndakora. Hanyuma uwaje kumenya ngo ni gute wasohoka muri izi karande cyangwa se mbere yuko ukumenya uko wasohoka muri izi karande zigira ubwoko. Karande hari umukozi w'Imana hari umupasiteri duherutse kuganira arangije arambwira ati karande ziri ubwoko bwinshi hari karande z'uburwayi hari karande zo kudashaka hari karande zo kutabyara hari karande ngo zinyatsi
ukakira ntukomeze hari karande zo kuba utagira ikindi kintu ugeraho naho waba ukorera miliyari ntuzigere ugira inzu ntuzigere ugira imodoka doko akaba ari karande ngo y'ubukene cyane ugasanga ibyo bintu biriho ngo byarakurukanye mu muryango cyane ubundi kandi ngiye kuzibabwira z'amoko ukuntu zimeze hari karande yo kuba nta kintu wakora ngo ugereho hari karande yo gutuma utakubaka urugo kandi nta kintu upfa n'uwabo muri kumwe wowe wamurekumbura mwanze kandi nta kintu ugashwana n'umuntu mu bantu nta kintu mupfuye ni karande ya kabiri hari karande ituma ntacyo ugeraho nk'abandi yego hari kandi ushobora kujya kwiga ukaminuza ariko warangiza kwiga ntubone amashuri ntubone n'akazi kandi warize baragutanze za minerivare ni za karande uba kumva nta ruhare bigizemo kumva ari za karande ababyeyi bagiye badusigira n'ukuri hari indi karande bigeze kumbwira ngo gukora ikintu buri gihe ukajya ucikishiriza ni karande ukaba wakwiga nk'amashuri ntiwabuze minerivare ntiwabuze ubwenge ntiwagize wajya no mu kazi ukanga wagera nko mu wa gatanu bigahagarara ni ugatangira kubaka inzu yageramo hagati ukayihagarika cyane ugatangira kwiga imodoka ukabona provisoire wajya kubona definitif ukabihagarika ni za karande ukatumiza imodoka ugiye kuyishyura n'ibiki byose ukabihagarika ukabwira undi tuyishyure ni za karande ono kwibaza icyo aho bikora nkawe mwana ati ko nta kibi nakoze biva hehe kumbi bituruka kuki kuri bindi ababyeyi bagiye badusigira bagiye batwumurikira bagatanga ibitambo ugasanga ngo ntanze igitambo mwana wanjye azambera incungu ese kuki wagiye ubyigumanika kubiha umwana wawe koko yego papa wawe uyu munsi aracyariho papa wanjye yaje kwitaba Imana niho naje kugira amahirwe yo kuba nabasha kugira amahirwe mfite amahirwe natangiye kurambagizwa muri iyi myaka mbona ubu kuko bimwe yacumaga ayongeramo ntabwo akibikora ukibana nawe se ntabwo ataritaba Imana ntabwo yagiraga ipfunwe n'igishyika cy'abana be azirikiye aho ngaho kubw'ibyo akora we nta pfunwe agira kuko mva ari ibintu by'ubutwara afite ahubwo yahoraga bipfa na mama ati kuki nyangiririza umwana ukamunyangiriza abana ntibubaka wanjye hakaba hariho induru buri munsi mu muryango abanye hariho habaye ibibazo kuki mburiza umwana gushaka abandi baragize ngo agatuma kuki umurije umwana amahirwe ukamurije umupfa udapfa ntabonye umugwi biza kurangira bahora bashwana Imana iza kumucyura burya Imana gishyiraho iherezo yego hanyuma se uretse gatoya nanone manze nkubaza igihe yakoraga ibyo ngibyo hari indi nyungu we nyirizina yabonaga mukabona wenda hari inyungu hari amatungo mutunze hari inyungu y'ibifatika mwabonaga igihe yakoraga ibyo bintu by'imiterekero n'ibiki byose barakira papa ari umukungu harafite imodoka ariko naza kwishaka ari kuyibona kubera ko mukaza akora n'abavura baramwitura kandi bakamugira abantu bazaga kuraguza iwanyu baramwitura kandi ntabwo wajya gupfumurwa cyangwa kujya mu bapfumu udafite ubushobozi shabana mudukurikiye uyu ni umwana ufite umubyeyi we w'umupfumu abantu bajya babihakana ko ibi bintu bitabaho ariko abapfumu babaho uyu ni umwana wabikuriyemo bishoboka nabikuriyemo ndabibona ntabwo wajya kugana umupfumu nyamupfumu nta kivuno ufite se rwamuhiki ntabwo guciye miliyoni ntugire ikintu umugera urumva yaguhiki burya ujya mu bapfumu wikwije ufite amafaranga rero nari wa muntu w'umukungu atunze amatungo atunze ibintu byinshi atunze mazu hirya no hino impamvu atunze abagore bane ntabwo atunga abagore bane kandi babyaraho abana ntacyo ufite udafite icyo kubahahira udafite ikintu cyo kubaha mama wawe niwe wari umugore mukuru cyangwa ari mu bo hagati mama wanjye ari umugore mukuru w'isezerano abandi baje bamusanga ese iyo bimeze gutyo asezerana nawe mu murenge nk'abandi cyane mu buyobozi cyane ariko abandi ntabwo basezerana ndetse ku buryo mama wanjye yarambwira ati nyina narabyakiriye niyo yagira abagore 10 namaze kwiyakira kuko yewe ninjoro mbona arambwira ati ntabwo naba ntunze umugore umwe ntajya kujya kundambagiriza akabibwira mama cyane ati uzashima kumva ko mushobokanye uzamunzanire nifite umubyeyi w'imfura afite kujya mujye gusenya ababyeyi bakera barubukaga yego ababyeyi bakera barubakaga cyane bakamenya no kubaha abagabo babo burya ababyeyi bakera babonaga n'ikibazo kikabera mu kirambiyo ariko abubu ngubu dushyira ku musozi ubu twaje ku karubanda twaje ku musozi wa social media ikibaye cyose tukizana hano turiruka umugabo agutunga urutoki ukaza kuba umutima wakabyara mwe utudore bantunze urutoki umugabo yahumeka uti mwari muzi n'ikindi umugabo wanjye arahumeka ariko ubundi ababyeyi bakera bubakiraga ku ibanga ry'urugo noneho mama yamati ngiyambwa ngo nimurambagirize kandi nkanabikora kandi nisimbabari nuko kuko nashakaga kubaka yego yemwe abantu kubaka no kwihangana
ubu urimo urarambagizwa noneho. ndi kurambagizwa kubera ko wabigerekagaho wakanteza ibibazo atakiriho. Uyu mushari muri kurambagizanya se base wamubwiye ukuri azi ukuri kubiriho n'iki byose? Azi mu rugo nambwa ati rwacu nuko bimeze amateka meza atya uzaza ureba njye ntuzarebe byahise kuko ibyasi byari wari waramaze kwinjira mu rusengero warakijijwe? ya ndasenga nungu mparatsenga karande ntizangendere ku mwana ntizangendere ku muryango ntizangendere kuri njye mu izina rya Yesu naraziyambuye nuri kure nuni hano hino nabashiyambure karande kandi ntacyo zigeza ku miryango kandi ntazo kigeza ku bavandimwe uzi kugira ngo utunge imodoka no kwitwara bikunanire kandi ari ayigura amafaranga ya kubera karande. Bingenza abantu benshi twagiye muri famille bize za université za Butare kujya kandi bakaba batsindira ku manota meza kubona akazi bikanga yarangiza kwiga byakaza kabahindura inzoga agahita yigira mu nzoga. urabona umuntu na karande y'ubusinzi baho cyane umuntu wize university akarangiza kwiga na masters akajya kunywa urwagwa. Ureba kuna amashuri ababyeyi tuvunika kubera ikizakarande ariko abashiye kuyoboka Imana nko dufite akabasha kuyoboka Imana agasenga. Ndatekereza ko ari wakijijwe aramwati niyambaye kandi zo mu muryango wacu gra tenakijijwe nakoze mariage narangije kwiga afite nakazi ni professeur. Yego kubera yuko yambaye inzira y'Imana. Erega buryo umupfumu arapfumye byo bikarangira ariko Imana ntigirangiza garanti. Kuki abantu tuyoboka Imana tukajya mu bapfumu koko? Yego nza kuza kubaho gutyo ngira icyangiro unsabye akaje mu rwote ndashaka kumenya iwanyamenye ibihabera akigendera. Yego birababaza cyane uzi kugira ngo wicare umuntu akubenge utagize icyo ukora utari umugore mubi koko. Ariko ubu ngubu babyeyi muri hano hari ababyeyi inzi muri iyi minsi ya none bakigenderamo bamenye bariyo bumva yuko bazabanyekanya Imana kandi bangikanya Imana yo mu ijuru niyo mwisi iyo mwije zakuneshereza. Nubangikanya byo nta kintu na kimwe uzageraho. Hari ababyeyi babangikanya n'ubu ngubu ugasanga hari abantu benshi bagiye batoragura amashashi babateza karande ugasanga byaye umwana abaye debile hejuru y'umubyeyi mwaje tukihana ko nyuma y'ibyiza ahari Imana koko. Yego mwaje tukihana tukezwa tugakizwa. Ntibyambayeho murabona hari umuntu wabyifuriza? Oya nta muntu wabyifuriza undi. Nta muntu wabyifuriza undi rwose. Umva afite nk'abana 4 5 ariko kubera za karande zambujije urugo mfite umwana umwe nagahinda yuguze kutuba utagira urugo utagira ugishinama gahinda. Yego ndagafite aho gahinda ariko nzi ko nyuma y'agahinda hari ibyiza n'umunezero. Hari umunezero atari bayari dusenga Imana iyo yavuze irasohoza. Nukuri Imana iyo yavuze byo irasohoza kandi buriye Imana ntago igivuga amasigara cyicaro. Nge hari n'umuntu twigeze kuganira arangije arambwira atarika Imana ibyo ngibyo ni ibiki ati doko ukabona sa nahapinze Imana ku isaha yayo igisohoza isezerano yararisohoje. Ndashaka ngo ubu hamwe naciye muri muzo karande babwire kundaje kongeraho ingaruka. Ndari wa mu mama namaze kubona ntwaye ndayuriya muntu wayinte yamaze kunyanga sinabitindaho kubera yuko ari za karande twarakwanze kubana tujya kwikodeshereza nta muza ko dafite ndayukwezi kumwe aguta mu nzu y'ikode no kuvuga ngo mwari mugiye kubana gutyo gusa batireka nicira inzira birangira ngeze kuri ya finali ko nta mudafite ndayukwezi kumwe namenye mu rugo baranyanga ndabasebeje wanteye inda aranyanga. Yego ndara hanze mbaho mu buzima bwo kurara hanze nabayeho nayo mamenyo wa Mana ndagushima ko ntawe udakura umuntu. Haleluya. Ndangije nyuma ya yanda najya mu rugo ati bidusebya barakanshihura abavandimwe bakanshihura wa Mana ujye utabara hahandi umwana w'umuntu ujya hagarara kuvuga ngo ni Imana ikoze. Yego yarankoreye rero ko yankoreye. Naraje njya mu kazi ko mu rugo ndaza mu muntu byarangakira njya kubyarira kundi umubyeyi mbyara wa umwana amaze gukura isi yaranyanze ndibaza ngo ubuzima ndabigenza nte ndangije ndakorera wa muntu mukora nk'akazi ko mu rugo kugira ngo ndebe ko nakomeza ubuzima. Imana yo mwijuru umbyambere umubyeyi ntamuzi ntacyo dupfana ambere inshuta mbere umuntu w'imbere wa Mana we ujye utabara. Baranyanze umugabo yaranyanze Mana we umwana arangije aravuka mbyara umwana twamwita Niyongabo Prince wa Mana uri Niyongabo. Nyuma yaho nza kuza guhana n'agahinda nagira mu rugo atirika shwi tuvire mu rugo wadusebeje mu muryango. Nyuma yaho nza kugenda araha mubyaza kuza kwigendera aritahira arataha arapfa nza gusigara mu buzima bwa Kigali nzerera njye nyine
yonka yanjye ndaharaguza inzira yose n'inda n'umwana amaze kuvuka Mana wongirira neza unkura igisuzuguriro bikancanga n'inshoro nkajya kurara ku bitaro bya Kacyiru mpetse umwana nkajya kurara ku bitaro bya Muhima mpetse umwana nkabwira umuntu ngo ntiza nkarabiriza umwana karande nimbe mw'abantu ababyeyi bagendera kuri karande bakazubakiraho bahemukira abana nta cyaha twakoze ntacyo tuzi Mana wenda ruhana na wa mwana wanje umubyeyi dakunda umwana babyeyi dukunda abana twabyaye kuko nta umenya aho bucya bwigeze nza kuza kubaho umubyeyi nkodesheje agashamburete nza kuza kukamona wa mwana wanje umwana waza gukora atsinda ari kwiga segonderi ndagushima Mana kwa dukuye karande ndagushima Mana kwa dukuye gisuzuguro cy'abadayimoni bavuka mu miryango baza za karande bakatubuza urubyaro bakatubuza urushako nk'abandi ndagushima Mana kujya wigaragaza aho umwana w'umuntu atari ndagushima Mana ko byitwa nk'ikizuru gihindura amateka Mana wangiriye neza ndagushima ko nange ndara mu nzu nk'abandi nari bwamunaraga ku musozi ndagushima ko nange ndara mu nzu nk'abandi nkitwa mama runaka Mana mpagaze he iyo utamuriye mwana umwe Mana warakoze n'icyo ndakigushimira kuko wagize neza ku buzima bwanjye nza kuza kwihangana iwacu baranyanga ati Grace ntazabasha kurera umwana mama wanjye wambyaye amaze kwitaba Imana kubera za karande apfa yishwa zize karande zo mu miryango tumuburira irengero maminyo mama wanjye bamutegeye mu nzira baramwica mutamugenda w'amazi kandi ramfasha gati byibuze umwana waje ho gutumeze gute Mana ntawe umuntu utazi amakuru ntawe utazi amateka Mana abantu mu cyorora za karande mu miryango n'ukuri murahemuka mwito tuyoboka Imana nta muntu wagutabara atari Imana igutabaye mfite isezerano navuganye nayo mfite isezerano navuganye n'Imana kugitabara muza twizera Imana n'umukozi w'umuhanga papa wanjye yacekeraga za Nyabingi zarahavuye ubu nanjye nozwa bundi bushya nimeno hamaraso mu mfata umwana mukobwa nk'uyu umurage karande umurage gutorekerwa ngo kubandwa no gupfumagura umutongere ngo uzankurere icyo uzahagarare mu buryo wa Mana we ntujye ubeshya narakubonye imbonisha kubona umwana ajya mu ishuri nkambasha kwitwa kubona aho ndyama nubwo nkodesha ariko ndyama mu nzu mu gihe naryamaganze kubana papa kiriho ariko amaze kugendera nawe se mbona ko Imana ina igitwika abazimu katwika nabayo muze twizera Imana muze twiringira Imana ndagira ngwira abantu benshi bari hirya nino banyumva ku isi nukuri narababaye kandi abababaye nkanjye tubarahari hari ababuze urushako mu minyo atari abakobwa babi cyane ugasanga umukobwa buze umugabo yararize yaraminuje nukuri ni ari kubera iki karande zo mu miryango kuki abantu batavuga ngo nibaze bareke za karande kuki wakirukanya mu mupfumu ngo umupfumu azakubandirwe kandi akwamagara imivumi wawe ugasanga urugishije umwana w'umusore araminuje umwanya nkaho yakabonye akazi agombye kujya mu tubari birababaza nkatwe babyeyi uyu ubonye umwana waramwishyuriye akaguhemba kujya mu kabari nta n'ikirora kweretse nta nakuzukura kweretse akakwereka icyo ese utekereza ko uhemukira umwana zose ni karande hari gereza kandi ziza wowe uri umubyeyi waramubyaye noneho karande kaza iturutse kuri sogokuruza wawe ikagendera uruhererekanyirize umubyeyi akihata umwana wanjye yabaye iki kandi nawe na Satani abigizemo uruhare zaraturutse mu miryango y'abakera yego kuko nta abakera ntibari bazi gusenga abakera Imana yabo yari ryangombe ntabwo bari bazi kwirukana abazimu ngo bacyashye ntabwo bari bazi kuyoboka Imana mva ko ryangombe ari umuntu wabo ariko nukunze twizera Imana nge nizeye Imana maze kubona Imana yego nukuri ndashima Imana ko ahari hakomeye wahankuye wa Mana we ndashima ko nahasigaye nta cyakunaniye nabyo uzabikora manishimwe egira bafite ifite abagabo bashaka kubaka ifite abagabo batari indaya muri iyi minsi dore kuri abweze yego mbere haraho mu nta mugabo utaga indaya ariko babaye indaya yego kuki umugabo kuki gihe umugabo witwaga umugabo ariko babaye indaya kurenza abagore umugabo murahura nkaho yagusuhuje ati dukomeze urugahunda ati ndamutse tumpa nimero yego ukajya ngo ni nimero aguhaye koko kumba guhaye nimero kugira ngo akubaze ngo uribana numva abazimu bateye nzagusura rya uribana yego kuki kubaze ngo uribana bari mu barura ry'urugo ashinzwe iki wa mugani ashinzwe iki mu buzima bw'urugo rwawe nimba akunze umugeni aje akagira aha ngaha ko umugabo nyamuga adatinya abantu yego
ni bwa burare satani yateje abantu ibateza ikintu cyitwa uburaya bwateye mu isi niko nabara hariho uburaya yego urahwa n'umuntu bwa mbere nkaho ubundi mbere kuvuga ikintu cyo kuryamana abantu baracyubahaga cyane ariko bakigize nk'amazi ni ikintu cyubashywe ikintu kirema umuntu kikarema umuryango kikarema inshuti bakigira amazi koko kuki bagisuzuraga kandi ari ikintu cyubatse umuryango koko yego ariko ubu buraya buriho mamenye buraya buriho pe oya burahari bajya babeshya ngo za Bugande no habunda ahubwo buraya buri mu Rwanda urebye nta muntu ukimenya ko akuze ku myaka ye nta muntu ukibasha kumenya ati ngewe mu myaka mfite ndubatse reka ndeke gutera kuta umwana tutangana ni za karande zo gutanirwa n'umugore wawe ikintu cyemera ko kibaho uzi ko karande ziri ubwoko bwinshi ni za karande zo kutanirwa n'uwo mwashakanye wamukuye mu bukobwa murabanye none uri guteta umwana w'imyaka 15 uri umupapa urubatse uri kubaka ikimbere mu muryango atari karande koko ahubwo se uyu mwana uraza kumuha uruhe rugero cyangwa simbizi yego ni gute nimara kumurika twadufaranga umwana bazumva yuko ari twadufaranga ntazaga ndavuga ati byibuze reka niba ko papa wanjye umbyaye yego niyo mpamvu rero karande z'uru ubwoko bwinshi ariko ndagira ngo mbwire abantu batwumva nadukurikiye nuko muze twihane twisenga Imana yonyine bya karande tubireka tubirekera bakira abanyirabyo yego kuko nta kiza cya karande nta kiza mbona yego aho nabivuye ntangiye kubona ibyiza murabona ko ndi umudamu ushimishije kubera yuko bya bintu byose wabivuyemo kandi buriya mbere wasanga igihe wari ukibirimo warasaga nabi utari ufite isura utari ufite icyerekezo utari ufite ishusho umva wahombye yaratinze muze dusenga Imana hari Imana nabonye ngewe bajyaga bampanura ati uwaguterekeye n'uwakubanwaga nama z'abatakiriho uzabona ko Imana itabaye narayibonye yaramucyuye kandi mucyura ku bintu tudatunganye mutubona ko ari Imana hatambutse urabona umubyeyi wawe atambuka nturire kubera ibyo yakugiriye nabi doko yagenda bikahinduka nk'amahirwe yawe kandi burya umubyeyi wawe yabuze ni ikintu gikomeye umubyeyi w'umuntu ni ikintu muri kumva ubuzima bwawe burahagaze ariko nta muntu w'umuryango wanjye warize kuko yaraduhemukiye basazanye ntabwo bubaka ngo zifate nubwo barwana kubera izo karane yagiye tuminjira mu miryango nuko ngo abo muvukana kuri mama nabo muvukana n'abandi bose yagiye bateza kutogera ngo bajye mu ngo nk'abandi bubake kubera za karande z'abadayimoni babashyigikira bakubakira kuri za karande zimwe utamenya agaciro kazo kuki abantu bakumva yuko twabamukaga mu bya karande nanu abantu bakizigenderamo bakumva ko bagenda mu bya karande niho bazabona Imana yego utahawe umugisha n'Imana nta mwana n'umuntu aguha umugisha oya Imana itaguhaye umugisha nta wundi waguha umugisha itakubakiye urugo nta wundi wakubakira itagushyizeho ku buzima ngo iguhe guhumeka buke bw'amukuru muzima nta wundi muntu nagukangurira bamenye muze dusenga Imana yacu ni umukozi w'umuhanga narayibonye amen narayibonye n'uracyayibona n'ejo nzongera nyibone n'ejo burenge nyibone kuko ari Imana iri mu iyo turebere hariya iteye ubwoba amen iteye ubwoba n'umugabo guhamwa urabona aho umuntu afata inzira agatoroma yarasaza akajya ku musozi Imana ikunyuka mugara mu buntu nta mwana muri undi umugaruwe n'Imana yego ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye yuko wumva ko akeneye ibintu bya karande ari ibeshya cyane nibakurikira Imana amen nibakurikira Imana niyo yonyine yankuye hahandi ninjoro yankuye mu ruzerero inkura mu kazi ko mu rugo aho ntakora kabiri kubera iki karande yego ituma mbasha kugira umwana ariko uburindwa mu maprense uri mu rugo rwanjye n'umwana wanjye ndashima Imana ko yampindura ubuzima n'abadukurikiye amen Imana y'amahoro ishimwe cyane dushimiye umubyeyi Grace utugejejeho ubuhamya bwe ndetse akatubwira n'ubuzima atubwira ngo nimureke tuyoboke Imana aho kugira ngo twinjire muri karande ndetse no mu bintu bidafite umumaro uyu munsi wagiye ku mupfumu ashobora kuba ari ntacyo yaronse ahubwo arimo yikururira imivumo ibiganiro byacu rero nakagaruka Grace watanga nimero yawe abantu bagukeneye bakazajya bakuvugisha ya telefone yanjye ni 078 0 11 44 87 murakoze cyane ibiganiro byacu nakagaruka ngiye nka mama Mignone
wari uri kuganira na Grace hari igihe mbona ibintu cyangwa nkagira ibyo numva nkabura icyo ndenzaho ibiganiro byacu rero nakagaruka ciao ciao murakoze